Intangiriro igice cya 31. Yakobo ava kwa Labani. Yakobo yumva ko abahungu ba Labani bavuga bati, Yakobo yatwaye ibya data byose, umutungo wa data ni wo wamukijije. Abona ko Labani atakimureba neza nka mbere. Uhoraho abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cya so na sokuru no muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya bamusanga mu rwuri. Arababwira ati, ndabona so atakindeba neza nka mbere, ariko Imana ya data iri kumwe nanjye. Murabizi nakoreye so n'imbaraga zanjye zose, ariko yagiye andiganya, yahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Nyamara Imana ntiyatumye bigira icyo bintwara. Uko Labani yavugaga ati, igihembo cyawe ni iz'ibitobo, umukumbi wose wabyaraga ibitobo. Yavuga ati, igihembo cyawe ni iz'ibihuga, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse so amatungo ikayama. Igihe amatungo yashakaga kwima, narose amapfizi y'ihene y'ibihuga n'ay'ubugondo n'ay'ibitobo ariyo yimya inyagazi. Muri izo nzozi umumarayika w'Imana arampamagara ati, Yakobo. Ndamwitaba nti, karame. Arambwira ati, dore amapfizi yose y'ihene yimya inyagazi ni ibihuga n'ubugondo n'ibitobo. Bimeze bityo kuko nabonye ibyo Labani yakugiriye byose. Ndi Imana yakubonekeye uri Beteli, aho wasukiye amavuta ku ibuye ry'urwibutso ukampigira umuhigo. None rero va muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramusubiza bati, n'ubundi nta munani cyangwa umugabane tugifite kwa data. Adufata nka rubanda, yaratugurishije arya ibiguzi wadutanzeho. Ubu butunzi bwose Imana yatse data bubaye ubwacu n'abana bacu. None kora iby'Imana yagutegetse byose. Nuko Yakobo ashyira abana n'abagore be ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ibintu byose yari yararonkeye muri Mesopotamiya, atangira urugendo rwo gusubira kwa se Izaki mu gihugu cya Kanani. Icyo gihe Labani yari yaragiye gukemuza amatungo. Rasheli amwiba ibigirwamana bye. Yakobo yabaye inyaryenge, yigendera adasezeye kuri Labani w'umunyasiriya. Yajyanye ibyo yari atunze byose, yambuka uruzi rwa Efurati, agenda yerekeje mu misozi y'i Gileyadi. Labani akurikira Yakobo. Ku munsi wa gatatu babwira Labani ko Yakobo yigendeye. Labani ajyana na bene wabo, amukurikira iminsi 7 kugeza ubwo yamusanze mu misozi y'i Gileyadi. Nijoro Imana ibonekera Labani w'umunyasiriya mu nzozi, iramubwira iti, wirinde kugira icyo ubwira Yakobo cyabangamira urugendo rwe. Yakobo yashinze amahema ye kuri umwe mu misozi y'i Gileyadi, nuko Labani na bene wabo bahageze nabo bahashinga yabo. Labani abaza Yakobo ati, ibyo wakoze ni ibiki? Kuki wagiye utansezeyeho ukajyana abakobwa banjye nkaho ari iminyago? Watewe n'iki kugenda rwihishwa utambwiye kandi utansezeyeho? Mba naragusezeyeho mu byishimo n'indirimbo, ukavugirizwa ingoma n'inanga. Ntiwatumye nsezera ku bakobwa banjye no ku buzukuru banjye. Wakoze iby'ubupfu. Shobora kubagirira nabi, ariko Imana ya so yaraye imbwiye iti, wirinde kugira icyo ubwira Yakobo cyabangamira urugendo rwe. Ni iby'ukuri umwana ujya iwabo ntawe umugarura. None ni kuki watwaye imana zanjye? Yakobo aramusubiza ati, sinagusezeyeho kuko natinyaga ko wanyambura abakobwa bawe. Naho ibyerekeye imana zawe uzisanga nazicwe. Aba bavandimwe batubere abagabo. Usake mu bintu byanjye. Nugira icyawe cyose usangamo ukijyane. Icyakora Yakobo ntiyarazi ko Rasheli yari yibye ibyo bigirwamana. Nuko Labani asaka mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu yababaje babiri, ntiyagira icye asangamo. Hanyuma ajya gusaka mu ihema rya Rasheli. Rasheli yari yahishe ibyo bigirwamana munsi y'intebe bashyira ku ngamiya, ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose, ntiyagira icye asangamo. Rasheli abwira se ati, data mbabarira, sinshoboye guhaguruka kuko ndi mu mihango y'abakobwa. Bityo Labani arashakashaka ariko ntiyabona ibigirwamana bye. Nuko Yakobo ararakara, atonganya Labani ati, nacumuye iki? Nakoze cyaha ki kugira ngo unkurikirane bene aka kageni? Aho wasakiye hari ikintu cyawe wigeze ubona mu bintu byanjye? Ngaho cyereke aba bavandimwe badukiranure. Mu myaka 20 twamaranye, nta ntama yawe cyangwa ihene yawe yigeze iramburura, nta n'imfizi n'imwe yo mu mukumbi wawe nariye. Iyo itungo ryicwaga n'inyamaswa nararikurihaga, hagira iryibwa ku manywa cyangwa nijoro ukarinyishyuza. Ku manywa izuba ryarantwikaga, nijoro nkicwa n'imbeho kandi sinigere ngoheka. Namazi wawe imyaka 20, nagukoreye imyaka 14, iba inkwano y'abakobwa bawe babiri.
nkora n'indi 6 kugira ngo mbone amatungo, nyamara wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyo ntabana n'Imana ya Aburahamu, ariyo data Izaki yatinyaga, uba waransezereye amaramasa. Ariko Imana yabonye amagorwa yanjye n'imiruho yanjye, niyo mpamvu yakwiyamye iri joro ryakeye. Labani na Yakobo bagirana amasezerano. Labani asubiza Yakobo ati, aba ni abakobwa banjye, n'aba bana babo n'abanjye, aya matungo n'ayanjye, ndetse n'ibi byose ureba ni ibyanjye. Ariko kubera ko ntashobora kugumana n'aba bakobwa n'abana babo, reka tugirane amasezerano maze dushyireho ikimenyetso kitubera umuhamya. Nuko Yakobo afata ibuye ararishinga, abwira bene wabo bazana amabuye, barayazana barayarunda, bose barahasangirira. Labani yita icyo kirundo cy'amabuye Yegarisahaduta, naho Yakobo akita Gileyadi. Labani aravuga ati, guhera uyu munsi iki kirundo cy'amabuye kizatubera umuhamya w'amasezerano tugiranye. Niyo mpamvu aho bahise Gileyadi. Ubundi kandi hitwa Misipa, kuko Labani yavuze ati, Uhoraho azatugenzure igihe tuzaba tutakiri kumwe. Nugirira nabi abakobwa banjye cyangwa ukabarika, nubwo nta wundi muntu wabimenya, Imana yo izatubera umugabo. Reba iki kirundo n'iribuye nshinze biri hagati yacu, byombi bitubera abahamya. Sinzarenga iki kirundo ngo nze kukugira nabi, nawe ntukakirenge ngo urenge iribuye uze kungirira nabi. Imana ya Aburahamu na Nahori na Tera izadukiranure. Yakobo arahira Imana se Izaki yatinyaga. Nuko Yakobo atambira igitambo kuri uwo musozi, ahamagara bene wabo barasangira bararaho. Intangiriro igice cya 32. Bukera Labani arazinduka, asoma abuzukuru be n'abakobwa be, abasezeraho, abasabira umugisha, asubira iwe. Yakobo yitegura guhura na Ezawu. Yakobo we akomeza urugendo, ageze ahantu ahasanga abamarayika b'Imana. Ababonye aravuga ati, aha hantu ni inkambi y'Imana. Nicyo cyatumye ahita Mahanayimu. Yakobo yohereza intumwa kwa mwene se Ezawu, wari utuye mu gihugu cya Seyiri, aricyo Edomu. Arazibwira ati, muzabwire databuja Ezawu muti, umugaragu wawe Yakobo aradutumye ngo yabaye kwa Labani kugeza ubu, kandi afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja, none aratwohereje kugira ngo tubikumenyeshe uzamwakire. Intumwa ziragaruka zibwira Yakobo ziti, twageze kwa mwene so Ezawu, none aje kugusanganira ari kumwe n'abantu 400. Yakobo agira ubwoba cyane, bituma agabanya abantu be n'amashyo n'imikumbi n'ingamiya mu matsinda 2. Yaribwiraga ati, Ezawu natera itsinda rimwe, irindi rishobora kurokoka. Yakobo arasenga ati, Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Izaki, nyumva. Uhoraho warambwiye uti, subira mu gihugu cyawe no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza. Jyewe umugaragu wawe sinari nkwiriye neza n'umurava wangiriye. Dore nambutse ruriya ruzi Yorodani ifite inkoni yanjye gusa, none ngarukanye n'umutungo nagabanyijemo amatsinda 2. Ndakwinginze unkize mwene data Ezawu, kuko ntinya ko yanyicana n'abana na ba nyina. Kandi waransezeraniye uti, nzakugirira neza, ngwize n'abazagukomokaho bangane nk'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja utabarika. Yakobo araraho. Bukeye atoranya amatungo yo kurura mwene se Ezawu, ihene 200 n'isekurume zazo 20, n'intama 200 n'isekurume zazo 20, n'ingamiya zonsa 30 hamwe n'izazo, n'inka 40 n'imfizi 10, n'indogobe nzingore 20 n'izingabo 10. Ayo matungo ayaha abagaragu be buri bwoko kwabwo. Arababwira ati, nimubanze mugende kandi mujye musiga intera hagati ya buri bwoko n'ubundi. Abwira ugiye imbere ati, nuhura na mwene data Ezawu akakubaza ati, urinde, urajya he? Ayo matungo ushoreye na yandi? Umusubize uti, databuja, nayo mugaragu wawe Yakobo agutuye, kandi nawe musize inyuma. Yakobo abwira n'abandi bagaragu be bose bari bagiye gushorera amatungo ati, nimuhura na Ezawu muzamubwire mutyo, munamubwire ko mwasize inyuma. Yaribwiraga ati, nimbanza kumwoherereza amatungo azacururuka mbashe kumutunguka imbere. Yakobo akirana n'Imana. Iryo joro Yakobo arabyuka ajyana n'abagore be 2 n'inshoreke ze zombi n'abahungu be 11 ku mugezi wa Yaboki,
arabambutsa bose, yambutsa n'ibyo yari atunze byose, ariko we yisigarira aho. Nuko haza umugabo, barakirana bageza mu museke. Uwo mugabo abonye atari butsinde Yakobo, amukoma ku nyonga y'itako rikuka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura ngende, dore burakeye. Yakobo aramusubiza ati, sinkure ku rutampaye umugisha. Undi aramubwira ati, witwa nde? Aramusubiza ati, nitwa Yakobo. Uwo mugabo aramubwira ati, ntuzongera kwitwa Yakobo, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko warwanye n'Imana n'abantu ugatsinda. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Undi aramusubiza ati, urarimbariza iki? Aho kuri mubwira amuha umugisha. Yakobo aratangara ati, narebanye n'Imana sinapfa. Nicyo cyatumye aho hantu ahita Penuweli. Yahagurutse i Penuweli izuba rirashe, agenda acumbagira kubera ryatako. Uhereye ubwo Abisirayeli ntibarya inyama iri ku nyonga y'itako, kuko ariho Imana yakomye Yakobo. Intangiriro igice cya 33. Yakobo ahura na Ezawu. Nuko Yakobo abona Ezawu azanye n'abantu 400, buri mugore amushyira hamwe n'abana be. Inshoreke n'abana bazo yazibanje imbere, akurikizaho Leya n'abana be, aherutsa Rasheli na Yozefu. Yakobo abajya imbere, agenda asanga Ezawu, amwikubita imbere inshuro ndwi. Ezawu ariruka aramusanganira, aramuhobera cyane, aramusoma, bombi bararira. Ezawu akebutse abona abagore n'abana, abaza Yakobo ati, bariya muri kumwe ni bande? Yakobo aramusubiza ati, databuja, ni abana Imana yampaye kubera ubuntu bwayo. Nuko inshoreke n'abana bazo begera Ezawu, bamwikubita imbere. Leya n'abana be nabo babigenza batyo. Hanyuma Yozefu na Rasheli nabo bamwikubita imbere. Ezawu aramubaza ati, amatungo twahuye yose n'ayiki? Yakobo aramusubiza ati, databuja, ni ukugira ngo unyakire neza. Ezawu ati, mwene data, ibyawe byigumanire, ibyo mfite birahagije. Ariko Yakobo aramusubiza ati, niba unyakiriye neza koko, ndakwinginze emera impano nguhaye. Mu by'ukuri wanyakiriye neza, ku buryo kubonana nawe ari nko kubonana n'Imana. Akira rero impano nguhaye, kuko Imana yangiriye neza, nkaba ntacyo mbuze. Arakomeza aramwinginga, bigeze aho Ezawu aremera. Ezawu aramubwira ati, reka tujyane nguherekeze. Yakobo aramusubiza ati, databuja, urabona ko abana bananiwe, kandi mu matungo yanjye harimo ayonsa. Nyihutishije cyane, nubwo bya umunsi umwe yose yapfa agashira. None rero databuja, jya imbere, nanjye ndazana n'amatungo n'abana buhoro buhoro, kugeza igihe nzagerera iwawe i Seyiri. Ezawu aramubwira ati, reka noneho ngusigire bamwe mu bagaragu banjye. Ariko Yakobo aramusubiza ati, databuja, ntabwo ari ngombwa, kuba wanyakiriye neza birahagije. Uwo munsi Ezawu asubira iwe i Seyiri. Yakobo nawe ajya i Sukoti, ahubaka inzu n'ibiraro by'amatungo ye. Nicyo cyatumye aho hantu bahita Sukoti. Yakobo asubira muri Kanani. Yakobo yavuye i Mesopotamiya, amaherezo atahuka amahoro mu gihugu cya Kanani, aca ingando hafi y'umujyi wa Shekemu. Aho hantu yashinze amahema ye, yahaguze na bene Hamori se wa Shekemu ibikoroto 100 by'ifeza. Nuko ahubaka urutambiro, arwitirira Imana, ariyo Mana ya Isiraheli. Intangiriro igice cya 34. Ingaruka z'ibya Dina na Shekemu. Umunsi umwe Dina umukobwa wa Leya na Yakobo yagendereye abakobwa b'abanyakananikazi. Hamori w'umuhivi, umutware w'ako karere, yari afite umuhungu witwa Shekemu. Shekemu wo abonye Dina aramuterura, amurongora ku ngufu. Yakunze cyane Dina umukobwa wa Yakobo, aramukundwakaza. Maze abwira se Hamori ati, sabira umukobwa ambera umugore. Yakobo yumvise ko Shekemu yatesheje agaciro umukobwa we Dina, aricecekera kuko abahungu be bari bahuye amatungo, ategereza igihe bagarukira. Hamori se wa Shekemu ajya kwerega kwa Yakobo. Ariko bene Yakobo baratahuka, bumvise iyo nkuru bagwa mu kantu bararakara, kuko Shekemu yari yakoze ishyano mu bantu ba Isirayeli. Igihe
aryamanye n'umukobwa wa Yakobo kandi kizira. Hamori arababwira ati, umuhungu wanjye Shekemu yakunze umukobwa wanyu, none ndabinginze mumukingire. Nimureke dushyingirane, mudushyingire abakobwa banyu natwe tubashyingira abacu. Bityo muzibere muri iki gihugu, muture aho mushaka, mucuruze, mushake n'amasambu. Shekemu abwira se w'umukobwa n'abasaza be ati, nimungirire neza, icyo muzanca cyose nzakibaha. Inkwano zose n'impano zose mushaka nzazibaha, ariko munshyingire. Kubera ko Shekemu yari yatesheje agaciro mushiki wabo Dina, bati, ntidushobora kwemera ibyo bintu. Dushyingiye mushiki wacu umuntu utakebwe twaba twikojeje isoni. Ntituzabyemera keretse ab'igitsina gabo mwese nimukebwa. Nibwo tuzabashyingira abakobwa bacu, namwe mukadushyingira abanyu, maze tugaturana tukaba bamwe. Niba kandi mutemeye gukebwa, tuzabambura umukobwa wacu twigendere. Ayo magambo ashimisha Hamori n'umuhungu we Shekemu. Uwo muhungu ahita akebwa kubera urukundo akundaga umukobwa wa Yakobo. Ni nawe kandi wari umunyacyubahiro mu nzu ya se. Hamori n'umuhungu we Shekemu bajya ku irembo ry'umujyi wabo, babwira abagabo bose bati, burya ba bantu badushakira amahoro. Nimubareke bature mu gihugu cyacu, bagicururizemo, ni kinini kiraduhagije. Bazadushyingira abakobwa babo natwe tubashyingira abacu. Ariko abo bantu ntibazemera ko duturana ngo tube bamwe, keretse ab'igitsina gabo nibamara gukebwa nk'uko nabo babigenza. Nimucyo tubemerere icyo bashaka, bityo tuzaturana tubane, dusangire amatungo yabo n'ibyo batunze byose. Abari ku irembo ry'umujyi bose bemera inama ya Hamori n'umuhungu we Shekemu, nuko ab'igitsina gabo bose barakebwa. Ku munsi wa gatatu abakebwe bakibabara, Simiyoni na Levi bene Yakobo basaza ba Dina bafata inkota, binjira mu mujyi, bahugwa gitumo, bica ab'igitsina gabo bose. Bica Hamori na Shekemu, bavana Dina mu nzu ya Shekemu baragenda. Bene Yakobo bandi bacuza imirambo, umujyi barawusahura, bahorera mushiki wabo. Banyaga imikumbi n'amashyo n'indogobe n'ibyari mu mujyi no mu gasozi byose. Basahura umutungo wose wo mu mazu, bajyana abagore n'abakobwa n'abana uw'iminyago. Nuko Yakobo atonganya Simiyoni na Levi ati, mwankururiye amahane, munyangisha abenegihugu, ari bo Abanyakanani n'Abaperezi. Nibishyira hamwe bakantera, simfite abantu bahagije bo kubarwanya. Bazanesha bansembane n'abanjye bose. Baramusubiza bati, none se twari kwemera ko mushiki wacu afatwa nk'indaya? Intangiriro igice cya 35. Yakobo ajya i Beteli. Imana ibwira Yakobo iti, jya gutura i Beteli, maze unyubakireyo urutambiro, kuko ariho nakubonekeye igihe wahungaga mwene so Ezawu. Nuko Yakobo abwira umuryango we nabo bari kumwe bose ati, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga mufite, mwihumanure, mwambare imyambaro iboneye, maze tujye i Beteli. Nzahubakira urutambiro Imana yangobotse igihe nari mu kaga, kandi ikandinda aho nagiye hose. Nuko baha Yakobo ibigirwamana bari bafite n'amaherena yo ku matwi, abitaba munsi y'igiti kinini kiri hafi y'Ishekemu. Batangira urugendo. Abatuye mu migi ibakikije ntibatinyuka kubakurikirana, kuko Imana yari yabateje ubwoba. Yakobo n'abantu bari kumwe bose bagera i Luzi, ariyo Beteli iri mu gihugu cya Kanani. Ahubaka urutambiro, maze aho hantu ahitirira Imana y'i Beteli, kuko ariho Imana yamubonekeye igihe yahungaga mwene se. Debora umuja wari warareze Rebeka arapfa. Bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cy'inganzamarumbu, bakita igiti cy'amarira. Aho Yakobo aviriye muri Mesopotamiya, Imana yongeye kumubonekera imuha umugisha. Iramubwira iti, witwa Yakobo, ariko ntuzongera kwitwa utyo, ahubwo uhereye ubu uzitwa Isiraheli. Nuko Imana imwita Isiraheli. Irongera amubwira iti, ndi Imana nyir'ububasha, wororoke ugwire, ukomokweho n'ubwoko bukomeye ndetse n'amoko menshi, ube na sekuruza w'abami. Intangiriro igice cya 36. Abakomoka kuri Ezawu. Dore abakomoka kuri Ezawu ari we Edomu,
Ezawu yarongoye abanyakananikazi aribo Ada umukobwa wa Eloni w'umuheti na Oholibama umukobwa wa Ana, akaba n'umwuzukuru wa Sibeyoni w'umuhivi. Arongora na Basemati umukobwa wa Ishimayeli, akaba na mushiki wa Nebayoti. Ada babyaranye Elifazi, Basemati babyarana Ruweli, Oholibama babyarana Yewushi na Yalamu na Kora. Abo nibo bene Ezawu bavukiye mu gihugu cya Kanani. Ezawu yajyanye n'abagore be n'abahungu be n'abakobwa be n'abandi bantu be bose, ajyana n'amatungo ye yose n'ibintu byose yari yararonkeye mu gihugu cya Kanani, yimukira mu kindi gihugu kure ya mwene se Yakobo. Bombi bari batunze ibintu byinshi n'amatungo menshi ku buryo batari bagishobora guturana, kubera ko igihugu bari batuyemo kitari kibahagije. Cyo cyatumye Ezawu ariwe Edomu ajya gutura mu misozi ya Seyiri. Dore abakomoka kuri Ezawu sekuruza w'Abedomu batuye mu misozi ya Seyiri. Amazina yabo ni aya: hari Elifazi, Ezawu yabyaranye na Ada, hakaba na Ruweli, Ezawu yabyaranye na Basemati. Bene Elifazi ni Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi. Elifazi mwene Ezawu yari afite inshoreke yitwa Timuna, babyarana Amaleki. Abo nibo buzukuru ba Ezawu n'umugore we Ada. Bene Ruweli ni Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo buzukuru ba Ezawu n'umugore we Basemati. Abahungu Ezawu yabyaranye na Oholibama umukobwa wa Ana, akaba n'umwuzukuru wa Sibeyoni ni Yewushi na Yolamu na Kora. Abakomoka kuri Ezawu bigabanyijemo imiryango bayiha abatware. Abatware b'imiryango ikomoka kuri Elifazi imfura ya Ezawu ni Temani na Omari na Sefo na Kenazi na Kora na Gatamu na Amaleki. Abo nibo bakomoka kuri Ada umugore wa Ezawu, bakaba abatware b'imiryango ya Elifazi mu gihugu cya Edomu. Abatware b'imiryango ikomoka kuri Ruweli mwene Ezawu ni Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo bakomoka kuri Basemati umugore wa Ezawu, bakaba abatware b'imiryango ya Ruweli. Abatware b'imiryango ikomoka kuri Oholibama umugore wa Ezawu, akaba n'umukobwa wa Ana, ni Yewushi na Yalamu na Kora. Abo bose ni abatware b'Abedomu bakomoka kuri Ezawu. Abakomoka kuri Seyiri. Igihugu Abedomu bagiye guturamo cyari gisanzwe gituwe n'Abahori bakomoka kuri Seyiri. Abatware b'imiryango imukomokaho ni Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Eseri na Dishani. Bene Lotani ni Hori na Hemamu. Lotani yari afite mushiki we witwaga Timuna. Bene Shobali ni Aruwani na Manahati na Ebari na Shefo na Onamu. Bene Sibeyoni ni Aya na Ana. Ana uwo ni wabonye iriba mu butayu aragiye indogobe za se Sibeyoni. Bene Ana ni Dishoni na mushiki we Oholibama. Bene Dishoni ni Hemudani na Eshibani na Yitirani na Kerani. Bene Eseri ni Biruhani na Zawani na Yakani. Bene Dishani ni Usi na Arani. Abatware b'Abahori ni Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Eseri na Dishani. Abo nibo batware b'imiryango y'Abahori mu gihugu cya Seyiri. Abami n'abandi batware b'Abedomu. Abedomu bagize abami imbere y'Abisirayeli. Dore amazina y'abo bami: Bera mwene Beori yimye ingoma ya Edomu, yaratuye Idinihaba. Bera amaze gupfa yasimbuwe na Yobabu mwene Zera w'Ibosira. Yobabu amaze gupfa yasimbuwe na Hushamu wo mu karere gatuwe n'Abatemani. Hushamu amaze gupfa yasimbuwe na Hadadi mwene Bedadi wari utuye Awiti. Niwe watsindiye Abamidiyani mu gihugu cya Mowabu. Hadadi amaze gupfa yasimbuwe na Samura w'Imasireka. Samura amaze gupfa yasimbuwe na Shawuli w'i Rehoboti, umujyi wari hafi y'umugezi. Shawuli amaze gupfa yasimbuwe na Bari
Hanani mwene Akibori. Bari Hanani mwene Akibori amaze gupfa, yasimbuwe na Hadari w'ipawu. Umugore we yitwaga Mehetabeli, umukobwa wa Matiredi mwene Mezahabu. Abatware bakomoka kuri Ezawu bari batuye hirya no hino, n'imiryango yabo ni aba: Timuna na Aruwa na Yeteti na Oholibama na Era na Pinoni na Kenazi na Temani na Mibusari na Magidiyeli na Iramu. Ngabo abatware b'Abedomu ukurikije aho bari batuye mu gihugu cya gakondo yabo. Abedomu bakomoka kuri Ezawu. Nyuma yo gusomera hamwe igitabo cy'Intangiriro igice cya 31 kugeza ku gice cya 36, subiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere: ninde wahaye Yakobo inama yo gusubira iwabo? Ikibazo cya kabiri: ni iki cyatumye Yakobo adasezera kuri nyirarume Labani? Ikibazo cya gatatu: ni ikihe gihamya cy'uko kwizera kwa Labani kwari kwaravangiwe? Ikibazo cya kane: Labani yariganije Yakobo ibihembo inshuro zingahe? Ikibazo cya gatanu: ni iki kibukirwa i Gileyadi ari naho hitwa Misipa? Ikibazo cya karindwi: izina Penuweli ryaturutse he? Ikibazo cya munani: Yakobo ubwo Imana yamutegekaga kujya gutura i Beteli no kubakirayo Uwiteka igicaniro, ni irihe vugurura n'ubugorozi ryabanje gukorerwa umuryango we? Ikibazo cya 9: Izaki yaramye imyaka ingahe kandi ni bande bamushyinguye? Ikibazo cya 10: ni irihe kosa ryakozwe na Dina ryamuviriyemo gufatwa ku ngufu? Ikibazo cya 11: ni bande bagabye ibitero byo kujya guhorera mushiki wabo Dina? Ikibazo cya 12 ari nacyo cya nyuma: Abedomu bakomoka kuri nde?